Nguhaye ikaze, iyi ni Kigali Heart Celebs Entertainment nk'uko ubimenyereye, nk'uko ubyumvise, ni amakuru y'ibyamamare ndetse n'andi makuru yose bari kugenda acaracara ku mbuga hirya no hino, niyo tuba tugenda twibandaho. Nimba nawe utarakanda subscribe yikande kugira ngo ibintu byose bibashe kugenda neza kandi amakuru yose ujya kugereraho ku gihe. Nk'uko ubibona imbere ya screen yawe rero, ndi kukwereka ifoto iriho umukobwa mwiza. Ni umukobwa wakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino bitewe n'inkuru itari nziza ibabaje mu by'ukuri iri kugenda imugarukaho, dore ko uyu mukobwa aherutse kwitaba Imana hari ku cyumweru gishize, ngira ngo murabizi neza ko twagize amakonji menshi ndetse aragenda afata no muri weekend. Rero uyu mukobwa yaragize gutya, yasohokanye n'inshuti ze. Nk'uko bisanzwe, ushobora kugira inshuti mugasohoka, mukajya hanze mukajya kurya icyo twita ubuzima, mukishimana mbese muri rusange, ngira ngo murabizi ibi ni ibintu bisanzwe. Rero uyu mukobwa muri uko gusohokana n'inshuti ze, dore ko aya makuru yose tugiye kuyava imuzingo, tugende tugaruka ku kantu ku kandi kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa neza muri rusange, umenye uko ibintu byari bimeze. Ngira ngo wahoze wumva iyi nkuru ariko utazi nyirizina uko bigiye bihagaze. Rero ndagira ngo byose tugende tubigarukaho, tugende tugaruka ukuntu byose byagenze, ujya umenye operasiyo yose yo kugira ngo uyu mukobwa abashe kuba yicwa, aho bivuga ko yishwe na bagenzi be mu by'ukuri, ndetse agapfa bamuroze. Guys, nawe nimba ufite inshuti, icyo ngushishikariza ni ukwitonda kugira ngo ubashe kugenzura neza, urebe mu nshuti zawe, kuko mu by'ukuri nimba abantu wita inshuti zawe kuko ari inshuti zawe, nyine wige kugira icyo bita amakenga, kuko buriya ntawamenya uko satani atera, ashobora kuzinduka nawe nyine satani yamwaritsemo nk'uko kose, ugasanga araguhitanye nawe wamenya. Wige kugira icyo twita amakenga. So rero twihuse cyane, hari muri weekend ishize, ubwo abakobwa rwose b'i Rubavu, dore ko n'uyu Gasaro Anifa ari i Rubavu. Ngira ngo i Rubavu murabizi neza ko ari ahantu abantu benshi bakunda gusohokera kurya ubuzima. Noneho by'akarusho uyu nguyu we ni iwabo, yari yagiye kurya ubuzima na bagenzi be basohotse hanze. Rero nk'uko ndi kubikubwira, mu bantu bose burya habamo abantu bose. Nimba ufite inshuti zawe, hashobora kuba harimo n'abakwanga, batishimira iterambere mu by'ukuri uba uri kugenda ugeraho. Nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, ko uyu mukobwa yari yasohokanye na bagenzi be, wenda wasanga yari yibese gatoya agiye nko ku bwiherero, bahise bafata supaguru bayishyira mu cyo kunywa cye, maze ubundi ubwo aje nawe arakomeza aranywa. Buriya supaguru ntabwo yahita ikwica uwo mwanya, ahubwo ingaruka zikomeza kugenda zikugeraho nyuma, dore ko yewe byavugaga ko ubwo yajyanaga na bagenzi be rwose nta kibazo na kimwe yari afite, yewe nta n'inkorora. Ahubwo nyuma bari kugenda bataha, dore ko batashye mu masaha ya saa yine, nibwo batashye. Uyu mukobwa icyo utari umuziho ni uko yari umufiyemeri, wenda niko kantu nibagiye kukubwira, ariko yari umufiyemeri, yari afite umwana w'imyaka 5. Rero ubwo uyu mukobwa batahaga mu masaha ya saa yine, byageze aho ngaho akajya yumva nyine ari kugenda abura umwuka, ariko akumva ntacyo bimutwaye, nyine yumva ari ibintu bishobora no kuba byakira, ari ibintu bishobora kuba byakemuka, ari ibintu nyine bitoya nkugira ngo uri kubyumva. Iyo umuntu atameze neza ariko yumva ntacyo bimutwaye, ni ibintu bibaho, ni ibintu bisanzwe, yumva ko ari akarwara koroheje gatoya katamuhitana. Ariko siko byagenze, kuko byaje kugera mu masaha y'igicuku cya nijoro, uyu mukobwa aza gukomeza kumererwa nabi, maze ubundi ubwo bamujyana kwa muganga. Ariko muganga yaje atanga igisubizo cy'inkuru itari nziza, ko uyu mukobwa atabashije kuba yaharenga, nuko nyine biba birangiye gutyo. Rero byakomeje kugenda bivugwa ko abakobwa bashuti be, bagenzi be, ari bo babashije kuba bamuhitana, dore ko no kumushyingura batigeze bahagaragara, dore ko hagaragaye bashuti be bakeya mu bo bari bajyanye, cyangwa se bari bajyanye gusangira iryo joro, nibo bahagaragaye. Rero inkuru y'uwo mukobwa cyangwa se Agasaro Anifa ni uko nguko yarangiye, arozwe na bagenzi be. Ngira ngo iyi nkuru yadusigira isomo.
yadusigira isomo. Nk'uko ubibona iyi ngiyi yari page ya Instagram ye yari imaze kuba ifite abantu 1900 ingahe. Yari umukobwa mu by'ukuri abantu benshi babonaga ko ashobora kuba afite iterambere, ndetse nk'uko iyi page ye ibigaragaza, dore ko status ze cyangwa se agafoto ka nyuma yaherukaga gushyiraho nako ngako ngira ngo uri kukabona, aho yambaye imyenda y'ubururu, umukobwa rwose wari umeze neza nta kibazo na kimwe afite. Rero bashuti be cyangwa se bagenzi be batishimiraga uko abayeho baba baramwivuganye. Ngayo nguko yadusigira isomo rihe yo kugira amakenga, ndetse ukamenya gushishoza, ndetse ukamenya n'inshuti zawe muri rusange, kugira ngo umenye abantu mubana abo ari bo. Ngayo nguko nta bindi byinshi rero nashaka kukubwira, ni ukugira ngo umenye ibi bintu uko biba bihagaze, ndetse ujye umenya n'uko wakwirinda, umenye n'uko wafata abantu mubana muri sosiyete muri rusange, kugira ngo ibintu byose bijye bibasha kugenda neza, ubuzima bukomeze bwendereye. Ngayo nguko murakoze cyane rero, yari Kigali Heart Celebs Entertainment, mukomeze mugire ibihe byiza.